Bakunze urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV, turabaramutsa turabifuriza kuguma mu bihe byiza. Abo bitameze neza mukomere, ejo bizagenda neza. Abari mu bihe byiza namwe ntimubikerense, nta mahirwe yo kubibyaza umusaruro, mufasha ababakeneye, mubabe hafi. Muri kumwe rero na Fidel Dojeji, iyi ni channel uburezi Official TV. Hari inkuru zivugwa zigashira, hari inkuru zumva zigakora ku mitima y'abantu, ariko hari n'inkuru ziguhindura uko byagenda kose mu buzima birashoboka. Uyu munsi kuri uburezi Official TV ntituri hano kugira ngo dutange amakuru gusa, turi hano ngo dutange isomo. Ni inkuru y'umukobwa umwe, ariko ni inkuru y'urubyiruko rwa Afurika. Ni inkuru y'inzozi, urugendo n'iherezo ribabaje. Uyu ni Felicita Kemunto. Uyu mukobwa Felicita Kemunto niwe tugiye kuganiraho, ariko kandi tunamusabire kugira ngo agire iherezo ryiza. Felicita Kemunto ni umukobwa w'imyaka 32 y'amavuko, wavukiye mu mudugudu wa Begeka Mariba mu gace ka Kitutu Chache mu ntara ya Kisii, aho ni muri Kenya. Yakuriye mu muryango usanzwe ufite urukundo, ariko ufite n'ingorane z'ubukungu. Nk'abandi bakobwa benshi bo muri Afurika, Felicita yari afite inzozi zoroshye ariko zinakomeye, cyane cyane ku bijyanye n'ibyo yifuzaga kugeraho. Inzozi ze zari gufasha ababyeyi be kwiyubakira ejo hazaza heza no kugira ubuzima burimo icyizere, ariko mu gihugu cye amahirwe yari make, akazi kari gake n'ubuzima bugoye. Felicita yaje gufata icyemezo cyo kujya gushakira ubuzima n'amahirwe mu mahanga. Nibwo yafashe indege ajya muri Iraq, akora akazi ko kuba umukozi wo mu rugo, igihugu kitari icye, umuco ataramenyereye, ururimi atavugaga, ubuzima bwari bumugoye rwose. Akazi kari kenshi, nta muryango, nta nshuti, mbese nta n'umuntu muri hafi kugira ngo nibura baganire. Ahangaha mu byumvire rero urubyiruko mukunda kujya hanze gushakishirizaho imibereho, ntabwo biba byoroshye. Mukurikire iyi nkuru neza, nibura ntihabura amasomo mukuramo, kugira ngo mubanze mbere na mbere mushakishirize amahirwe mu bihugu byanyu, mbere yo gufata umwanzuro wo kujya gushakishiriza mu bindi bihugu. Felicita nubwo yumvaga ari wenyine, ariko yarakomeje, aratwaza, aragerageza. Yari afite intego kandi yari azi impamvu yamujyanye. Nyuma y'igihe akora, Felicita yari yarateganyije gutaha muri Kenya, ngo ni igihugu cye cy'amavuko, ku itariki ya 4 Mutarama. Mu by'ukuri yari yishimye pe, yari yishimiye gusubira mu gihugu cye cy'amavuko, ariko ubuzima bwe bwatangiye guhinduka. Ku itariki ya 2 Mutarama, Felicita yavuganye n'umubyeyi we bwa nyuma. Nyina yavuze ko umwana we bavugana, mu by'ukuri yumvaga rwose atameze neza. Nyina agira ati, umwana wanjye yavugaga bigoranye, ururimi rwe rwari rwarabyimbye. Muri video yanyoherezaga nabonaga atameze neza. Abari hafi ye bamugiriye inama yo kujya kwa muganga muri Iraq, ariko Felicita arabyanga. Yagize ati, nzihangana, nzivuza ngeze mu rugo. Ntibyaje kumuhira rero, kuko ataje kugera mu rugo. Mu minsi yakurikiyeho, Felicita Kemunto yitabye Imana. Urupfu rwe rukekwa ko rwatewe n'indwara z'ubuhumekero. Kugeza ubu nta raporo ya muganga, nta bisobanuro bifatika, nta kuri kwari kwamenyekana ku burwayi bwe n'icyo yazize. Muri Kisii, ababyeyi ba Felicita bari biteguye kwakira umwana wabo, ahubwo bakira inkuru y'urupfu rwe. Agahinda kabo ntikagarukiye aho. Ubu umubiri wa Felicita ntabwo uragera mu gihugu cye, uracyari muri Baghdad muri Iraq. Kugarura bisaba amashiringi 800,000.
umuryango washoboye gukusanya amashiringi 50,000 gusa binyuze mu nkunga z'abaturage bo mu gace batuyemo. Nkaho ibyo bidahagije, umukoresha wa Felicita yatangaje ko nibatabona ayo mafaranga mu mezi 2 umubiri we uzatwikwa. Se wa Felicita yagize ati turashaka gusa umwana wacu ngo tumushyingure mu cyubahiro. Abanyafurika by'umwihariko Abanyakenya, iyi si inkuru yo kurebera. Uyu mukobwa ni uwacu, ababyeyi be ni abacu. Turabasaba rero mukomeze kugerageza abo bishobokera, cyane cyane abo muri Kenya, mutere inkunga uyu muryango kugira ngo ubashe kuzana umwana wabo bamushyingure neza. Turabasaba gufasha uko mushoboye, gutanga inkunga, gusangiza iyi nkuru abandi kugira ngo nabo bagerageze kwitanga aya mashiringi azaboneka kugira ngo bazane umwana wabo. Mu by'ukuri birababaje, nta nkunga iba nto. Amafaranga make ushobora gutanga ashobora gutuma Felicita agaruka mu gihugu cye agashyingurwa mu cyubahiro nk'uko ababyeyi babyifuza. Ubu umuntu uracyariho muri Afurika, gufashanya biracyashoboka cyane. Urubyiruko rwa Afurika, iyi nkuru ni isomo rikomeye. Si amahirwe yose aboneka mu mahanga, ntabwo rwose ariko bimeze. Si urugendo rwose rujyana ku ntsinzi. Hari amahirwe mu bihugu byacu, ubuhinzi bugezweho, ubucuruzi buciriritse, ikoranabuhanga n'ibindi. Umuntu ashobora kugerageza akareba ko byamuhira. Ntitugomba guhora twumva ko ejo heza iri kure yacu. Felicita yashatse ko ejo heza hazagerwaho ndetse aranabigerageza, ariko urabona yuko yaje guhura n'ibyago. Urugendo rwe rwarangiriye mu gahinda. Twigire ku bandi rero, dushakishe ibisubizo, tubishakishirize iwacu. Uyu munsi turavuga Felicita Kemunto, ejo bishobora kuba undi muntu. Amahanga arahanda, ibyo ari byo byose iyo umuntu atari iwabo ntabwo aba afashwe neza, birumvikana. Iyo aza kuba hari iwabo muri Kenya nta kibazo aba afite ubu ngubu, ndetse n'ababyeyi be baba baramushyinguye nta kibazo. Nidufashanye, dushyigikirane, niduteze imbere amahirwe mu bihugu byacu. Felicita akwiye gutaha, ababyeyi be bakwiye amahoro no gutuza. Niba warebye iyi documentaire kuri Uburezi Official TV, ntuyirengagize. Fasha, sangiza, utange n'ibitekerezo. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza. Mugerageze rero abo bishobokera, musengere uyu muryango kugira ngo uzabone umwana wabo. Yari Fidèle de Jésus. Ciao ciao.